Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda hanze yarwo, ndakwifuriza kugira ngo ibyo ukora umunsi ku wundi Imana irushaho kugenda igufasha kugira ngo ubashe kugenda utera imbere gake gake. Niba umeze neza shima Imana, kandi nawe utameze neza saba Imana kugira ngo umunsi w'ejo bizarushaho kugenda neza cyane, nabyo nkwifuriza. Hanyuma ndagira ngo kuri uyu munsi dufate umwanya tuganire. Niba ukunda Bruce Melodie, ndagira ngo uze hano tuganire twifashishije ibimenyetso n'imibare igaragara akantu ku kandi, nta kintu kimwe dusimbutse. Hanyuma turifashisha ingero zifatika tugendeye ku byo Bruce Melodie aherutse kwitangariza ayiha abamukurikira. Hanyuma rero abamukurikira nabo bagenda bamugaragariza imbamutima zabo. Ibi ngibi byatumye bigaragaza rero n'imibare muri rusange igaragaza uburyo abakunzi ba Bruce Melodie bitwara iyo baramutse babonye asohoye ibihangano, haba mu buryo bwa collaboration cyangwa se mu buryo bwa single. Ibi ngibi byatumye abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga bongera kubyibazaho cyane, ndetse n'ubu ngubu bakaba bakirimo barabyibazaho mu buryo butandukanye. Bamwe baragira bati ubu ngubu Bruce Melodie gukora indirimbo ya Collabo ahikoranye n'undi muhanzi, ati rwose uko byagenda kose aya mafaranga abahiye kuruta uko Bruce Melodie yakora indirimbo ya single wenyine. Ubundi ukuntu byatangiye uti byatangiye bite? Umuhanzi Bruce Melodie yifashishije abamufollowinga cyangwa se abakurikira channel ye kuri Instagram. Hari ukuntu abantu baba bagufollowinga hanyuma ukagira agacano cyangwa se ahandi hantu imbere hameze nko mu gikari, uba ufitemo abafana babimena baba barinjiyemo nyine bakajoininga, bimeze nka groupe. Noneho rero aho ngaho ukajya unyuzamo ibibazo bitandukanye. Nibwo Bruce Melodie yaje gufata umwanzuro wo kuvuga ati reka nkiremo kuba nababaza niba natangira kujya nkora indirimbo za single cyangwa se za collaboration. Ariko ikintu gitangaje ndetse kinatunguranye cyane nuko abafana ba Bruce Melodie ntabwo bigeze bishimira cyangwa se bahitamo ko Bruce Melodie yakora indirimbo za Collabo. Bamuhitiyemo ko yakora single, dore ko ari nazo bagaragaje ko bakunda cyane. Tekereza mu masaha 28 gusa abantu bamaze gutora bagera ku bihumbi 3 hafi 4. Imibare yari iriho yagaragazaga ko ibihumbi 3,300 bahisemo ko yakora single, naho abantu 630 bahisemo ko yakora Collabo. Ibi ngibi rero byatumye abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bacika ururondogoro, hanyuma basubira inyuma mu ndirimbo Bruce Melodie aherutse gukora zitandukanye. Murabizi ko mu ntangiriro z'uyu mwaka aribwo yakoze indirimbo Pom Pom yakoranye na Diamond Platnumz. Iyi ndirimbo ikaba yarakiriwe neza cyane n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo murabizi. Ariko ikintu gitangaje nuko mu cyumweru cya mbere iyi ndirimbo yari maze kurebwa n'abantu bagera kuri miliyoni 2. Urumva ko bayakiriye neza cyane, imibare yari irazamuka neza cyane mu gihe gitoya. Hanyuma mu gihe kingana n'ukwezi kumwe yari igeze ku bantu bagera kuri miliyoni 5. Aho ngaho urumva ko naho byari bigihagaze neza cyane. Ariko nyuma y'ukwezi imibare isa nkaho yahise idindira cyane, igenda gake gashoboka, kugeza kuri ubu ngubu imaze hafi amezi 4 rwose ikaba imaze kurebwa n'abantu bari kuri miliyoni 8,100. Urumva ko ari abantu bakeya ugereranyije n'uburyo yatangiye ifite umuvuduko mwinshi cyane. Yageze mu mezi 2-3 itangira gucika intege, ndetse n'ubu ngubu ikaba itari mu ndirimbo 15 za mbere zikunzwe ku rubuga rwa ADMOUNT. Ikindi kandi wagereranya izindi ndirimbo zitandukanye, izindi collaboration Diamond Platnumz yagiye akora muri iyi minsi kuva uyu mwaka wa 2026 watangira, n'indirimbo zagiye zikundwa cyane, n'indirimbo zifite views nyinshi rwose utagereranya n'iyi ndirimbo Pom Pom. Iyi ndirimbo rero Pom Pom Bruce Melodie yakoranye na Diamond Platnumz ndetse n'umunya Nigeria witwa Joel Brown yakiriwe neza cyane mu minsi ya mbere, ariko uko byagiye bimara iminsi nyine yagiye isa nk'icika intege biza kugera naho nyine burundu itakirebwa cyane ku buryo n'ubu ngubu ushobora no kunyura ahantu henshi cyane utarayumva banayicuranga, kandi ari indirimbo twakita ko yasohotse muri uyu mwaka wa 2026. Tugahita tuva kuri iyo ngiyo rero hari indirimbo Bruce Melodie yakoranye na Shafi ndetse na Ngabo na Mamba, ikaba ari indirimbo iyo muri Kina Music ya Clement, indirimbo bise Bella. Indirimbo rero nayo yasohotse abantu benshi biteguye ko izaba hit, izakundwa cyane n'abatari bake, izakirwa neza cyane. Ariko ikintu gituguranye n'uburyo yageze hanze abantu rwose nibayishamadukire habe na gatoya. Tekereza nawe indirimbo irimo Bruce Melodie, ikaba irimo Shafi, ikaba irimo Ngabo, ariko kuri ubu ngubu ikaba imaze ukwezi hafi kwenda kurenga rwose ngo ifate amezi 2 ikaba itaragira na miliyoni bayirebye ku rubuga rwa YouTube. Ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo bigaragara ko ibintu bya Collabo rwose Bruce Melodie hano hantu ntago bihagaze neza muri uyu mwaka wa 2026. Reka tuve kuri iyo ngiyo rero. Mu minsi ishize nanone hamaze iminsi itari mike, ni ibyumweru bigera kuri 2, aho umuhanzi Paraso
Kizito ndetse na Bruce Melodie na Orakira basohoye indirimbo. Tekereza nawe, aba n'abahanzi banini basohoye indirimbo ikaba imaze ibyumweru bibiri, imaze kurebwa n'abantu bagera ku bihumbi 140 itaranagera no ku bihumbi 150, imaze ibyumweru bibiri. Ni ikibazo gikomeye, urumva ko ahangaha rwose ibintu bya Collabo sinzi ukuntu bimeze, sinzi ikibazo gihari. Bamwe rero mu bantu benshi ku mbuga nkoranyambaga nagerageje kugenda ndeba muri commentaire nyinshi zitandukanye, abantu bamwe baravuga bati ahubwo iki nicyo gihe cyiza ngo cyo kugira ngo aba bajene bato bato nabo bagende bazamuka, bagende baboostinga, bagende bakora indirimbo zitandukanye ziba amahita akomeye. Nabonye abantu benshi batanga urugero nko kuri uyu mujene bita Diesdora, ni umwana mutoya cyane ukiri barazamuka niko nabyita, ariko urimo gukora ibitangaza cyane. Afite indirimbo ihamaze ukwezi hanze yitwa Extra Stamina, ariko mu by'ukuri ni indirimbo ihagaze neza mu mibare, ifite miliyoni 2 ndetse n'indi mibare irenga, ndetse ubona ko ari indirimbo yishimiwe cyane kuri ubu ngubu, iri kurebwa cyane, inumvwa cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ndetse wajya no kuri za AudioMac ukabona indirimbo nka Nzabikora ya Shemi, ni indirimbo iri mu ndirimbo ziyoboye ndetse iri no kumvuga neza cyane, imibare imeze neza cyane. Ubona ko aba bajeni bashyashya cyangwa se aba bana bashyashya bahagaze neza cyane muri iyi mibare tugereranyije n'abahanzi twakita kari bakuru hano muri industry. Ikibazo nibaza ubu ngubu byaba byaragenze bite, ni ikihe kibazo cyaba gihari? Niba ukurikira showbiz nyarwanda muri rusange, ukaba warakurikiye akantu ko kandi mu myaka yagiye itambuka ndetse n'ubu ngubu, ubu ni ikibazo gihari ari ikihe? Ni gituma indirimbo z'abahanzi bakuru zitarebwa cyane nk'uko byakagombye cyangwa se nk'uko byahoze mu myaka yashize, ubu ngubu bikaba biri kugenda gakeya. Ni iki kibazo gihari kiri gutuma bigenda muri ubu buryo? Tunibukiranye ko kandi umuhanzi Christopher nawe ni umwe mu bahanzi banini cyane twagize hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse akaba afite album ye naherutse gushyira hanze imaze amezi nk'abiri, ariko ikintu kiba gitangaje nyine ni ukugira ku mbuga nkoranyambaga ze ugasanga indirimbo ze zagiye zirebwa gake rwose, wagira ngo nta nubwo igihe asohora album. Ubundi umuhanzi mbere yasohoraga album wabonaga ari ibintu bikomeye cyane, ukumva iri gucurangwa ahantu henshi, ukumva indirimbo z'iyo album zirimo zirahatana cyane, ariko ikintu gitangaje nuko harimo umwe mu bantu benshi nzi neza mbaza n'ibijyanye na Christopher, amaze si Christopher indirimbo aheruka gukora ukumva ntabyo bazi, kandi aherutse gushyira album hanze. Niki kintu gituma bamwe mu bahanzi bakuru twakita kari bakuru hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri iyi minsi batakirebwa nk'uko byahoze? Ni ikihe kibazo gihari? Ndagira ngo tuganire muri commentaire, mumbwire njyewe uko bibona. Rero nitegereje neza, njye mbona ko ikibazo gihari ari ibijyanye na promotion, uburyo bakora promotion y'indirimbo zabo. Ntabwo begera iyi generation y'abantu bakiri batoya cyane cyane ko aribo bagezweho, ari abantu benshi bakunda kureba, ahubwo bashaka gusohora indirimbo ngo zijyane nk'uko byahoze nka mbere. Ariko muri iyi myaka ntabwo ariko ibintu bikimeze. Ese uremeranya nanjye cyangwa ntabwo wemeranya nanjye? Ndagira ngo tuganire aho hasi muri commentaire. Ngayo nguko, reka ngushimire cyane n'ukundi ibyo dukora, ntugende udakanze kuri subscribe. Hanyuma reka duhurire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.